Fundi wa soka! Fundi! Mtoto! Mwana mtoto wa matangu! Yala! Ukuri ni gofero! Kawaberwe! Yo! Imomba radish! Kumande baravuga! Ikiwa cyane mu turi mu Nzovu ku kibuga cya Rayon Sport cyangwa se Nzovu Stadium, akaba ariho kuri uyu wa kane twaje mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura umwaka wa shampiyona muri rusange, ariko by'umwihariko kabiri kwitegura umukino wa gishuti ifitanye na Gorira ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 20 saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Ni imyitozo ya mbere ku basore babiri bashya, ni uwo bita Prince Elanga rutayizamu umukongomani baherutse kugura muri Vita Club, akaba yitabira imyitozo ya mbere. Ariko ku rundi ruhande ari na kapiteni w'igihe kinini Haruna Niyonzima, kapiteni w'ikipe y'igihugu, nawe akaba yitabiriye iyi myitozo. Ni imyitozo navuga kuri uyu wa kane mbere na mbere yitabiriwe n'abafana, ubona ko barimo kabisa mu by'ukuri baje bafite morale yo kwakira Niyonzima Haruna ndetse na Elanga, cyane ko abandi bo babanjije kubabona, umuntu avuga nka Baumbarenga n'abandi bose bo bakaba barabanye. Undi muntu ni imyitozo kandi yanitabiriwe n'abayobozi ba Rayon Sport, birumvikana perezida wayo ku ikubitiro wa Yejo Jean Fidel nkuko mumubona, nawe akaba yitabiriye imyitozo ari kumwe n'umunyamabanga w'ikipe SG namenye Patrick ndetse na Ngabo ushinzwe itangazamakuru n'abandi bantu bagiye batandukanye n'abanyamakuru n'abafana, bose bakaba bitabiriye iyi myitozo. Mu by'ukuri ni imyitozo yakozwe n'abakinnyi 27 barimo abashoboka bose, abahari bose kabisa barahari. Nakubwira yuko Haruna Niyonzima ku ikubitiro warahari, wanakiriwe n'abafana benshi cyane, akaba ari Sefuwe Amazimisi, Ombarenga bose barahari, ndetse na rutayizamu Prince Elanga nawe akaba yagaragaye muri iyi myitozo, ndetse na Ishimwe Fisto na ba Play bose kabisa, ubona ko abasore b'ikipe ya Rayon Sport bose bahari. Ikipe ikaba ikomeje kwitoza inamenyera, ariko indi nkuru ikindi wamenya nuko imyitozo yatangiwe uyu umusore w'umurundi ndavuga Aruna Majaliwa yatangiye imyitozo, ariko igeze hagati aza kugongana na mugenzi we asa nk'umutoneka, uko bigaragara murabizi ko yaramaze igihe kinini cyane yaravunitse, imvune yari afite. Rero akaba ari uyu munsi wo ku gatsintsino uzwi nka Tando Dashir, akaba rero uyu murundi ngo ni Aruna Majaliwa, nawe rero akaba yagize ikibazo cy'imvune, yewe asohoka no mu kibuga, akaba yicaye hanze, akaba atakomeje imyitozo. Ubona ko ku kaguru k'ibumoso niho bigaragara yuko basa nk'abamutonetse kuri amutse wo ku gatsinsiro, bamushyiriyeho amaspradara cyangwa se bigerageza gufata imitsi mu gake, akaba ari byo bamushyizeho. Ubona ko bishoboka ko rwose imvune itari yakira. Undi musore nawe uri hanze ni Kanamugire Roger, nawe ntabwo yakoranye n'abandi, ndi kumubona rwose yari yicaye ariya muri twatuzu tw'abasimbura. Ikindi ni imyitozo ikakaye cyane yatunguye abantu, iri guhabwa abanyezamu, iri gutangwa n'umutoza w'abanyezamu mushya Mazimaka Andre, wanabaye muri ikipe yewe naherukamo 2019 ubwo begukanaga igikombe cya shampiyona, ari nacyo Rayon Sport iheruka. Mazimaka Andre rero ubona ko umutoza uri gutanga imyitozo ikakaye cyane ku banyezamu, ubwo ndavuga Kandi Mundiale, nkavuga Ndikuriyo Patient baguze mu ikipe y'Amagaju, ndetse n'umwana mutoya cyane bazamuye w'imyaka 16, umusore nawe muremure ubona ko afite taye mu by'ukuri. Abandi bose bo ni imyitozo, kandi nakubwira yuko bamwe mu bakinnyi b'impressionnye abafana. Ndakubwira yuko nka Ndayishimiye Richard bakuye muri Muhazi, ni umwe mu bakinnyi bakomeje kwishimirwa n'abareyo bari hano mu Nzove, n'abandi basore bose ubona ko mu by'ukuri ni ikipe ifite ubushake, iri tayari, ubona ko yiteguye kuba yakora. Ariko ku rundi ruhande
ikindi wamenya nuko urareba ugasanga uwo bita Serumogo ari ukina kabiri ubona ko rwose afite akazi gakomeye cyane kuko usibye no kuba Ombarenga yaraje ariko urabona ko ntago ari ya 100%, urabona ko atari gushamburiya rwose imvugo y'abasportif ko bakunda kubivuga ngo gushamburiya nibyo ngibyo rero naba nkubwiye ngi n'imyitozo abaye kuwa kane mwibutsa ko Rayon Sport irakina umukino wayo wa mbere wa gishuti w'uyu mwaka ikina n'ikipe ya Gorira kuwa gatandatu saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium bakina n'ikipe ya Gorira. Ubu rero natwe ibindi bwo waza kubisanga muri video zacu zikurikira ku ma interview agiye atandukanye n'abakinnyi yewe n'abayobozi n'ibidukundira murabizi ko ntacyo twabima tugifite. Iyi ngiyi ni J Sport wegumana natwe amakuru yizewe akugeraho kugiye kandi byose rwose utagira icyo ubura ubisanga kuri J Sport. Reka mbwene dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha ibihe byiza cyane. Robertinho ni uchenewe. Oya ni mchizi. Mwana mchende lata. Robertinho. Wewe. Rayon Sport ni Haruna waruri muri Libya. Ikibazo cya mbere twakubaza mu kubera iki byagenze bite kubera iki wahisemo kugaruka mu kipe ya Rayon Sport nyuma y'imyaka 12? Murakoze. Nibyo koko narindi muri Libya ariko ndakeka kuza muri Rayon Sport ari ni iby'agaciro cyambere nicyo cyambere nabivugaho. Ikindi nari mfite nanjye ibintu nshaka gukora hano akaba ari nabyo byatumye akenshi ngira imbaraga zo kongera kuguma mu Rwanda nkana decida gusinyira Rayon Sport. Haruna ibyo ushaka gukora hari abavuga ngo urashaka kwigira ubutoza akaba ari ibyo byatumye uza mu Rwanda tubwira ukuri kwabyo. Kwigira ubutoza nabyo birimo kubera ko nubundi sinari kubona umwanya wo kongera kugaruka yonza kugusohoka ko nubundi ama equipe nari nyafite ariko narebye cyane kuri future ariko no kuza gukina muri Rayon Sport. Rayon Sport ni equipe nkuru mu Rwanda, ni equipe nkeka ko kuyikinamo atari bibi akaba ari impamvu nafashe ibyo byemezo. Haruna, equipe ya Rayon Sport ujemo ni equipe inyotewe igikombe cya championnat, ni equipe navuga ko abakunzi bayo banyoteye kuba yasohoka nk'umukinnyi mukuru. Ni iki ubuyobozi bwagusabye muri uyu mwaka wasinye? Nibyo koko Rayon Sport inyotewe igikombe ariko ndakeka ngewe nka Haruna ngiye nyine ntago nabishobora akaba ariyo mpamvu hari ibyo twavuganye ndetse twemeranyije yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo kuko buriya gutwara igikombe birimo ibintu byinshi cyane yaba mu kibuga muri vestiaire kuba hamwe n'abakinnyi gushira hamwe so ni ibintu byinshi cyane nkeka twavuganye kandi Imana nidufasha tuzabikora. Naho kuvuga direct ngo wenda 100% icyo gikombe ni ibintu bizadusaba gutegura. Tuzategura yaba ku bakinnyi yaba no kuba ku buyobozi ndetse n'abafana ba Rayon Sport kubera ko nabo barakonta cyane ariko ndakeka ko equipe barimo bakora ni equipe nziza, ni equipe ubona ko nituba hamwe icyo gikombe tuzagitwara. Urebye noneho ku bandi aperi abakinnyi n'imigura baba hirya urabumva polisi urabumva na Rayon Sport yibanze ku isoko rya hano cyane mbona bishoboka muri ku rwego rwo guhangana nayo makleb. Bongeye icyo navuga tuzahangana kandi tuzahangana cyane kuko hano ni mu rugo shampiyona hano turayizi. Ntabwo navuga ko ama equipe ari kugura abandi bakinnyi bo hanze atari gukora ibintu byiza cyangwa se atari kugura neza ariko ngiye cyo ndeba ndafokasinga kuri Rayon Sport. Ku mutima wanjye ndumva ntabwo binteye ntabwo babinteye kandi nkuko nahereye mbivuga nidushira hamwe tukaba hamwe tuzabikora. Ndatanga urugero rutoya muri AS Kigali najemo n'ubundi bimeze gutya ariko equipe twayishize hamwe dutwara ibikombe bigera muri 3 so nta kidashoboka muri football.
Haruna aho anyuze mu Mavubi kapiteni ukiri muto AS Kigali ugarutse uba kapiteni Rayon Sport naho mu byo mwaganiriye uraba kapiteni bo ibyo ntago nabivugaho kubera ko muri equipe igira ubuyobozi uhereye ku mutoza ntabwo ngewe nanabikunda cyane nubwo wenda bindimo cyangwa se bikoze igihe kirekire ariko umutoza nabona ko mbikwiye nzamuba nta kibazo abayobozi nibabona ko mukwiye nzamuba ariko ntago ariyo ngewe nzanye muri Rayon Sport cyane ikinzanye muri Rayon Sport cyane nuko hari icyo nayifasha mu gukora bya bindi wenda bari bamaze igihe banyotewe naho ibyo bya Bransard burya nubwo ntayambara ariko nyende umuyobozi imyaka 18 ndi umuyobozi ndakeka nubwo naba ntacyambaye n'ubundi nzakomeza nyobore ariko Haruna iyo myaka 18 uvuze ni abantu bibaza bakaba bati Haruna aracyarimo hari n'abarenga bakaba bati Haruna arashaka iyo bintu urabyumva iyo ubyumvise kubera umuzigo cyangwa kubera motivation bo smartphone ndayifite mba kuri social media ngewe icyo nabwira abantu ikiza cy'umupira ntago bawukinira mu cyumba umupira bawukinira ahantu hagaragara so abantu kuvuga ko nshaje bo nta nubwo mbyanga kuko nta nubwo n'abashaje ubusa ariko icyo mvuga nuko ngewe Haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri football buriya football irivugira mu kibuga ariko ibyo bavuga byose ngenda bikunda kubera ko bintera imbaraga zo kubapuruva bintera imbaraga zo gukora bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane so ntabwo mbyitaho cyane nta nubwo nabanga buri wese buriya reba buri wese Imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye ariko icyo navuga nuko Rayon Sport abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri equipe suko ari njiji ntabwo ari uko wenda batareba ntabwo n'abantu b'abagabo bafite ingo so ibyo bakora barabizi ariko icyo navuga nuko gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva ahubwo ketse niba narakecuye kubera ko maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje ariko nkikora akazi ntabwo umuntu usaza bamugura hanze ntabwo umuntu usaza akomeza akora niyo mpamvu navuze ngenda shimira Imana igikomeje kuniza imbaraga kandi n'ubundi nzabereka ko nshaje nibo bazadesida ijambo rito ku bafana ba Rayon Sport bo ijambo rito ku bafana ba Rayon Sport nuko bikwita ku magambo y'abantu nyine nk'abo ngabo buriya hari n'ababivuga ari ugusenya batabivuga nk'abasportif gusaza bibaho ba Cristiano Ronaldo baracyakina umupira bafite imyaka hafi 40 kandi n'abakapiteni b'amakipe nationale n'abantu bahembwa amafaranga menshi n'abantu bafasha equipe zabo so kubwanjye rero abafana ba Rayon Sport icyo nababwira nuko abayobozi babo ntabwo bigeze bibesha bigendera ku marangamutima y'abandi bantu ku ruhande twebwe icyo nje gukora bazakibona kandi Uwiteka nakomeza kuntiza imbaraga Rayon Sport nzayifasha kandi nzayifasha ibintu binini nicyo nababwira yakoze cyane Ama
Thank you.